rimwe na rimwe usanga ibiryo byo ku ishuri aba yabyanze akaza kuri ibyo natetse hano saa sita bakajya bahindura nkuko mu rugo baryo. Nyamwe mu babyeyi bafite abana biga mu rwunge rw'amashuri rwa Burumba mu kagari ka Barije mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare, binubira ko abana bo bagaburirwa amafunguro badateguye neza kandi bakarya indyo imwe kuva kwa mbere kugeza ku wa gatanu barya kawunga gusa, bityo bakibaza impamvu amafunguro yahindutse kugeza naho hari abana basigaye banga kurya ku kigo. Kandi kuva yajya ku ishuri nta bundi buzima kandi nta kundi kuntu nabigenda se yaba hatiza ni ibyo kurya byose ndatinya kubivuga byahinduka nyine bakaza babihisha bagateka ibiryo bigashya bakajya bahindura nkuko mu rugo baryo. Wowe indyo imwe yagushimisha. rimwe na rimwe usanga ibiryo byo ku ishuri aba yabyanze akaza kuri ibyo natetse hano saa sita akongera agasubira ku ishuri amaze kurya. Ibi ababyeyi bavuga bihurizaho namwe mu banyeshuri nabo bahamya ko ibiryo barya bidakwiye ugereranyije n'ibyo baryaga mbere. Twarababajije batubwira ko babihinduye ababihaye aribo babihinduye, niba ko bakongera bakabigaruraho bakatubaza ibyo baryaga mbere bijya guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru. Iyo twaryaga mbere niyo yari nziza turasaba ko bagenda bakaduhereza kawunga nziza banajyana igishesha bakongera bakaduhereza imboga nziza bakongeramo n'imeza y'ibishyimbo bakabyongera n'imboga nyine bakongeramo izihagije ntabwo ziba zihagije nk'uko bikwiye. Batubwiye ko bohereje kawunga yonyine, umuceri uhari ukaba ari mukeya, niwo aba ari jimwe n'abantu bakarya kawunga. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliet avuga ko bagiye gukurikirana iki kibazo kigakemuka. Ibigo by'amashuri byose bifite ibyo kurya kandi hari ibyo umwana agenerwa ku munsi, twakurikirana tukareba niba icyo kigo kitabitanga neza ariko nta makuru yigeze baduha ngo batubwire icyo barimo kubona kuko bafite komite ya feedingi, bafite itsinda rikurikirana imirire. Ubwo rero twakurikirana tukareba niba abantu bose bashobora kuzamana bakaba batekera abana ibyo tutabahaye. Turabikurikirana kandi ntabwo numva ko bishoboka ko abana baba barimo kugaburirwa amazi n'ibyo twajya kuzayinga. Ababyeyi barera ku rwunge rw'amashuri rwa Burumba bavuga ko binubira ndetse bakanaterwa impungenge n'ayo mafunguro agaburirwa abana babo nko kurya indyo imwe y'akawunga biteye inkeke, bityo bagasaba bireba gukurikirana iki kibazo bitaragira ingaruka ku bana. Uretse kurya akawunga iminsi 5 igize icyumweru ngo n'imboga barya ntabwo zikwiye, ariyo mpamvu basaba ko hasabwa ubushishozi n'ubugenzuzi ku mirire y'abana biga kuri Burumba. Niyo ntegereje Rahim Etienne ATV mu karere ka Nyagatare.